ariko koko mana ubuzima koko mana ukiwemeye ko ibi bintu bimbaho koko se mana nakoze iki gituma uzana aha hantu koko niki nakoze basumba barira ariko nanjye nongera nsubire mu rugo ubuzima bwo kuba mu buzima koko bw'ahantu hameze gutya ntareba noneho sinzi ngo bimeze bitya se Ravie ese waranyihoreye ese uri kunshakisha ese bimeze bitya mana ndumva ubuzima bwanjye mana we wanyereka Ravie wanjye basi nkamurebaho rimwe nashaka kwipfira gusa Hagire inkuru rero komeza ko noneho uzishimye byagenze njye utanishimye urwaye hajya gutaha tunge ngana n'irindazi ubu amashini basimbaza ngo habaye iki se mbwiye yes boss handi wari wambwiye none namugejeje arahicaye ntugire ikibazo nta na kimwe afite uko wabimbwiye niko ameze nanga kutanyizera ibintu uba wambwiye okay uwo hagera urebe nahamugejeje nta kibazo afite rwose sawa ubwo reka ndagutegereje banguka ngo arakunda bamushimuse reka kagira inkuru yewe inkuru nziza mwana ubu ngubu ntawe uhari boss se oya uwo mukobwa ntawe uhari ubu nyine boss yataye umutwe nanjye umuntu ambwiye inkuru nabuze ati inkuru nk'izo nizo nkeneye aho rero niba ugomba guhita ufatira ako kanya keza ko kugira ngo wiyegereze boss wawe mbwira ngo nkore iki noneho inama zawe ndazikeneye izangiye kubona ko ndingira akamaro erega n'undi uringira akamaro marasi nkwaye marasi aho rero dore ikindi kintu tugiye gukurikizaho tugiye kuzamufata musohoka nyine uzamufatira na kimwe muri iyo situation acyebewe kubera ko umukunzi we ntawe uhari irwaneho mwana urangiza umusohokane niba ngombwa uzanamunywesha inzoga siwe inzoga shaka ntabwo inzoga ariko amafanta iyo amafanta noneho ushobora kumuha fanta fanta ukamushyiramo akantu ko kumusinziriza kandi ugahita umutahana ni wowe wanjye ubundi wowe niwongera gutora abantu bafite ubwenge mu gihugu sinzi igihe abatore ko nzakwamamaza nzandeba mani ako kantu ni umuti nurangiza rero uzahita umutahana umuzane hano mu rugo none nzakureka utuntu twikorera ariko se buranzamuka ikibazo rero kumutahana se ariko sinzamuki ariko nta kibazo pfa kuba ari ikintu kinzanira umva apfa kuba ari mu gahinda babaye umuntu babaye nta uramufatirana nta kuntu umufatiranye yakishira ariko yihagazeho nubwo babaye oya ntago yihagazeho nubwo yakwihagarara ariko akeneye n'umuntu umwegera akamuba hafi ndatakeneye umuntu ubundi ndahari sinzi impamvu avunika urahari ariko ntago basizemo agateke mari ntabwo naba nagize n'ubwo ugerageza rero uzakora ibyo ngibyo ndabizi ko bizaca sawa turumvikanye gahunda niyo aramutse papa mwaramutse Steve amakuru ni meza ntabwo turi muri gusoma ijambo ry'Imana gusoma ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirafasha kandi rikomeza umwana wanjye namwe mujye mubyuka gufatira mu ry'Imana musome kugira ngo muze kubona imbaraga zo kugira ngo muze kubona imirimo mukora umunsi wose iyo usoma ijambo ry'Imana wagira n'izindi mbaraga ukaza kuri gukora akazi umeze neza Imana ujye ukunda gusoma ijambo natwe tuzajya turikunda kuko baratuzakora kuko nsoma mujye mundeberaho wo kujya ubyuka ugenda gutyo nk'inka cyangwa ufatira ijambo ry'Imana usome ubundi usenge ujye mu mirimo none ko uzindutse se biti
papa aragira ngo nanje kugusuhuza ntakubwira ko Ravie afite ikibazo gikomeye cyane. Ravie afite ikibazo gusa mama ibyo byose azana ku meza mu cyumba cyacu amutegurira ngo azajye byose araza nabi urukundo ruzamuca burundu kuva ryari buri gihe araza akabishyiraho ngaho ntabirye akanunda akagira amagusa no kuryama akajyana mu mutima utari nese kuki utatubwiye sere ubwo uriya mukuru wawe ntabwo inzara izamutsinda mu buriri sinzi rwose gusa amaze iminsi nyine mbireba nafatire kandi mbikubwire kuko mba nafite ikibazo ese mama wawe arabizi ntabwo mama abizi kuki utamubwiza ntabwo nabimubwiye nyine ntabwo urugero ureba nyine abasore abizi ko dore nagira icyaba dore niwe uzabibazwa ubwo mama wanyu arategura agashyira mu cyumba aze ngo mwariye arategura akaza kugashyira yamara kugashyira akaza Ravie akaza nabige no kuryama akajyama adatuje uriya mukuru wawe rero urukundo akunda umukobwa zamuhitana pe numara kumuha iyo fanta irimo ako kantu uzahita umuzana hano mu rugo ubundi umujyane mu cyumba muzararana sibyo ariko nyine urumva nta bwenge azaba yafite nta kintu muzakora muzarana ku buryo mu gitondo azabyuka agasanga muryamanye kuri mapanzi banza wumvise noneho rero nukomeza kugerageza bikanga ubona byanze uzahita umubwira ko yaguteye cyagiye mwaryamanye mwararanye nyine uzahita umubwira ati igihe twari twararanye byabaye nyine wanteye inda rwose ubwo bwenge babukwiye wese ko njye ntabyo natekereje ega ndi umukobwa ngese ntabwo ndi umukobwa uri umukobwa nyine ariko utekereza ibya hafi wowe bigufasha ako kanya kandi uba ugomba gutekereza ibintu nyine byagutse byagufasha igihe cyose nimba ukoze ikintu kimwe kikanga ugahita ukora ikindi ariko ndamufite ako kantu ubwo niko ngomba gukora ariko noneho ndumva ari igisasi ngiye kwizirikira iyo ushaka ikintu urihambira ukihangana ariko nabyemera niyo wagenda agatangira kuzana ngo ibiki n'ibiki wahita umamagara nkaza bahita mbyemeza yego ko yanteye inda ko nawe ubizi noneho shaka buriya ni ukureba uburyo ki nyine bigenda gusa nyine tukanamuba hafi tukamuganiriza byose buriya ndibuze kuza kumushaka ariko aracyari mu buriri waracyari mu buriri nta kibazo nabyo kandi buza kumuganiriza twumve ariko tore ko inda itazanga uze no kubwira mama wawe rero papa Ravie no kumwitaho cyane nanjye ubu ngomba ngiye kuba ndeba imirimo yenda mba nkora kugira ngo wowe tore ko bwaza kuri bwire nawe gusoma ijambo ry'Imana nta kintu bitwaye cyo reka turebe ukuntu tuzashaka kuri tuzafasha Ravie kameziriye sanga ugiye muri iyo mirimo yawe kora muhongo rwose urukundo rwo ndabona rurerure cyane ariko bizakemuka ibyo yigeze abanza ngiye kumufatiye aho uzamufite ahubwo azagenda bure ntazanagaruke oya ntawamenya ugomba kubikora ukaniteganyiriza mwana ndashonje ariko ntabwo watetse ntabwo natetse ariko ngiye guteka ariko nawe ubundi wowe uri mu rugo ukora iki ni akazi naki ubundi wazanshakiye akazi ngo reka ngende ngutunganyirize umukobwa w'umusazi nanjye reka nze mve kuri interineti nishimisha ariko mana Papa Ravie mwiriwe neza yego amakuru yiriwe ni meza urugendo rwabaye rwiza se urugendo rwabaye yewe mu nzira Imana yandinze ariko nuko kwa mama juru ryiza byo ntabwo mama bimeze bite rero wasanze bameze bate Papa Ravie kaho umubyeyi yarababaye gusa ni ngombwa birumvikana yarababaye kurya byaranze mbese ni intambara pe uzi ukuntu asigaye angana uzi ukuntu none wa mubiri washizeho
ariko yehorera ahubwo wese aruzi inkuru ya Ravie ko ibyaje kumutegurira akamushyira mu cyumba ko atarya reka buri umuntu wese wazavuga ati reka uko uteguye ubishyira mu cyumba bishatse kuvuga ko naravata kirya Mana kuko umukunzi wanjye meze ute wamfashije nkabona umukunzi wanjye kuko Mana ndamukumbuye sinzi uko ameze sari gutekereza ngo iki Mana numfasha nkabona umukunzi wanjye nzagushima bimvuye ku mutima ntabwo kirya Ravie ibyo umushyira byose mu cyumba aragenda akagemura akaryama rero urukundo rw'umuhungu wawe ariko umwana wanjye ntabwo namurenganya ntabwo umwana wanjye namurenganya gusa nuko y'ibibazo byaje none ubu turakora iki rero urumva mu majoro nawe ntakirya none na Ravie nawe nuko uko uteguye ibyo kurya ushyira mu cyumba aragenda akaryama ariko rero ngewe ndabona ikintu gikuru kirenze ibindi byose uriya aba bantu no kubasengera kuko none se tubigire dute twari turi kwitegura ngo abana tubashyingire JURURYIZA ati ndaboze ubu koko ibi ni ibiki ubu se ko narinzi ko amasengesho niyo ariko dusenga tunabona gushakisha ko twabona ijuru natabona Ravie ntabwo Ravie ngewe ibi bintu bimaze kunyobera reka nze nigire mu cyumba nitegure ndebe ko nakwigira ku rusengero naho ubundi ndabona ibyacu ari agahumuro usenga cyane ahubwo Shade. Nukuri kwibara none ugiye gusara. Ravie sari hano.
shira ko yatinzira kamba nk'ahantu neza ariko asanga yagize amahanga ku kazi abana ntabwo ari gutinda kandi akamamagara abana amasaha ageze kure pe byagenze bite koko we karibu wow sheri mana wene nagukumbuye okay bitese agasubona kubwa kari byiza ntise bimeze bite ko mbona hataye umutwe ntabwo ibyo twari twabyumvikanyeho ibaze ko ndi kuryama nkabona Ravie icyo nkuzi cyose ni Ravie mbese uri kubona byabaye wagira ngo twari turi kumwe humura harabura iminsi mike sheri wanjye sibyo mana we hanganeho gatuzira nama nakugire ndabizi zizacamo koko Ravie azaba wanjye cyaje nubishyiramo imbaraga izakunda ntabwo nagira ntabwo utagira nyine muri kiriya gihe nta gitekerezo kizima wari ufite ariko kiyanda bizi ko kizacamo sibyo noneho utangiye kwimajina byabaye wasaze mbega meza narinje gusa umwana nkazi ndebe uwa Ravie wawe nari mukumbuye mana ndahara twimukiye ndumva inzu yanguyeho ni hanini ngahegera hino ndabizi n'ubundi ubeshye ibyo menyereye ari gushaka ntabwo ukumbuye ndakubura tuvuga reka nguhamagare nibwo nyine nawe wisize siko mbona ukumbuye siko no ku kazi nambaga ntameze neza ntabwo urabizi rero ko mba ndahantu njyewe niyo mpamvu ntabwo naniwe oya ntabwo naniwe aho mwumva inkuru nziza ntukagira ngo ariko ko ubu nsigaye mu mwanya wa bosi ntumbwire ko inshingano ze ariwe wazifashe burya ntabwo nafashe inshingano ze ariko yabaye azinsigiye by'agateganyo kuko hari izindi nawe yagiyemo gutegura hari icyago twese se numva bishimishije sheri ariko hano hantu hacu abanyameze hate aha hantu ni heza pe umva nayo mfite ikibazo cy'uburyo wireba mu nzu wenyine none nkajya ntekereza ngo inzu bajyaga bavuga ngo inzu nini iravuga nawe yakuganirije ese kuyicaramo ukabyumva neza neza yakuganyeho mvuze sheri ariko rero ahantu ntakweretse muri iyi nzu se muri iyi nzu ugenda ndebe naho umubonye iyi ngiyi uri kumva wahita nawe ngiye niba wihanganye utegereze gatoya sibyo iyo batari bosi wanjye mba narabimubwiye kera umva narinyuze hano rero hari ibintu ndi gutunganya mu gikoni ariko nawe gabanya ubusazi sibyo asha nawe njye byakosha ndeka ihangane utuze ndeka sha nihangane se nuko utari njyewe Allo? Salama Simon. Meze bite se? Umva rero nkubwire. Ngufitiye akazi none kari danje. Gira vuba uzundebe nkuhereza akazi kari danje. Yego. Sha ibyo byihorero icyo nkubwiye ndakubwiye ngo uvaye ngo akazi ibindi bimbaze turi kumwe. Sawa. Ushaka wanabikora mu minota itarenze 30 gira vuba nsange hahandi tujya duhura